Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru kuri umugoroba wa tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Mwumva kuri mikro ni Senama, ndi hamwe n'umushakamba muri studio. Tubazaniye amakuru arebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shakamba wiriwe. Amahoro bwana Senama. Amahoro mushakamba murakomeye. Yego mwiriwe neza? Twiriwe neza. Umunsi turi itariki ya 29. Yego. Abaye itariki y'amateka koko Kabila nyuma y'igihe bivugwa ko hari ariko nta gihamya yagaragaye rwose, ifoto ye amavideo arahari. Yego yari hamwe na agaragara yari hamwe n'abanyamadini. Yaganiriye nabo ngo barashaka ariko ntabwo ari hariya birangiriye. Ntabwo ari bo bambe, hari abandi benshi, hari amatsinda menshi bazaganira. Bazaganira nawe, arashaka kumva ibitekerezo icyo bavuga ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu cyangwa se abantu bamwe bavugaga ati wenda ntahari, ni ibyo tuvuga, ni iby'abanyamakuru, ati ni nka bya bindi nk'uko bwa mbere byavuzwe nk'uko ushize batugenje. Ariko byaragaragaye, ngira ngo mushakamba hari na video wenda mu kanya turi buze kuyikina, aho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Gasto yabwiraga abantu, abaturage ba Kicanga bari mu nama, atese buriya birirwa bababeshya ngo tuzasubira inyuma. Ubu Perezida Kabila yaza azi ko tuzasubira inyuma. Ati nabi Kinshasa bari kudusanga none ngo tuzasubira inyuma. Ati Perezida Kabila yaza azi ko tuzasubira inyuma koko. Hari video n'ubundi hari yabari abantu bari kumwe na bari abanyamadini. Yego. Ngira ngo turi buze kuyikina tubwira abantu ibyo abanyamadini bitangarije bahuye nawe, bakuhuje ibiganza. Yego. Bakicarana bakaganira, ariko mbere ya byose isobanuye iki kuba Kabila ari kugaragara kandi akagaragara mu bikorwa? Icyo bisobanuye, bisobanuye ko mbere na mbere arabonekamo umuyobozi. Abonekamo umuyobozi kuko hari umugabo wageze utubaza ngo kuba umuyobozi bivuze iki? Wumva bivuze iki? Kuba uhagarariye abandi kandi ukaba ushobora kubarwanira. Ubundi we yaratubwiye ngo kuba umuyobozi ni ukugira abayoboke. Abantu hamagara bakakwitaba. Kuba ufite abo uyoboye. Bakaza bakakwitaba. Urabona rero ko yabahamagaye bakaba bamwitabye. Yego. Mbere na mbere aragaragaramo umuyobozi mushaka. Agaragaramo umuyobozi abantu bacyumva. Yego. Abo yayoboye baracyamwumva. Icyo ni icya mbere. Ikindi kubona abahamagara bakitaba kuriya, bivuze ngo uramutse unamushyize ku munzani umwe n'uwo bahanganye, mushakamba hari ibyo yamurusha. Yego. Hari ibyo yamurusha, ibyo nibyo mubonamo. Ikindi bivuze ko kuba atabitangiriye mu ruhande rurimo ubutegetsi bwa Tshisekedi, akabitangirira uruhande rurimo AFC M23 twirwaneho. Icyo bisobanuye ni uko wa mugani wa Bahati. Yego. Njye mbona iriya mpinduramatwara nta gusubira inyuma. Nta gusubira inyuma rwose.
binagaragarije Kinshasa ko gahunda ari ukubavuna bagiye kubivuna. Niko bimeze. Niko bimeze. Kinshasa buriya ahubwo biriya bajyaga bayirasisha imbunda zimwe ziturika. Yego. Iriya ni imbunda ikomeye yo kurasa Kinshasa iri buyibabaze cyane. Yego. Bwana Sentama. Yego. Uraba ureba videwo. Yego. Mu gihe uri kuyireba tubwire abantu ko turi buve kuri iyi videwo turebe ku nkuru yaciye igikuba y'uko u Rwanda ruri mu bihugu byamaganye ubutegetsi buri gushyirwaho na M23 aho iri gufata. Yego. Ndetse twongere tunarebe aho umurinzi wa Kisekedi ukuriye abarinzi ba Kisekedi yihanukiriye akohereza amagambo mabi cyane kuri Joseph Kabila. Turebe amagambo yose yatangaje ubundi turebe ikibyihishe inyuma. Yego. Gusa ayo magambo yuriya ukuriye abarinda Kisekedi ntabwo ari bujye kure yaheruka gutangazwa n'abandi bo ku ruhande rwa Kisekedi n'ubundi barimo Muyaya Patrick umuvugizi wa guverinoma. Ariko nangwa nabo ntibatukanye undi we n'ibitutsi byajemo. Yashyizemo imbaraga za gisirikare. Yashyizemo irahamuka. Yashyizemo imbaraga za gisirikare kuko nahoze mubona yihanukira, wenda turaza kubibona. Yego. Yihanukira avuga ati ese uwo nguwo uvuga ngo yari perezida yigeze agera hano azi ibibazo mwagiye muhura nabyo arimo abwira abasirikare naho yari perezida w'ikindi gihugu. Ariko mushakamba buriya ibi birarutanwa, aho kuyoborwa na Kisekedi umuntu yayoborwa na Kabila wenda byibuze. Nuko umuntu yabivuga bakavuga ngo nuko yaje kwiyunga na M23 ariko aho kuyoborwa na Kisekedi yayoborwa na Kabila. Yego. Reka twumve ijambo ry'abahuje ibiganza na Kabila Igoma hariya mu rugo rwe iwe ahitwa Kinyogote haya. Twumve. Yanabakiriye mu rugo rwiwe rwose muri presidence yiwe Igoma. Ndababona abantu afashe n'ifoto y'urwibutso ahantu hari agashyamba rwose heza kandi hafi y'amazi cyane. Ariko hari amafu birumvikana, ubona hatoshye hameze neza. Kuba ari hafi y'amazi hari akayaga keza. Ni abagabo barimo abapasiteri, barimo abapadiri n'abashehe, harimo abapadiri, harimo ba shehe, harimo ba imamu, harimo ba mufti. Yego. Niba mufti abaho mu ku ntara simbizi, ubwo abasilamu baze kumfasha. Ariko icyo mbona ahangaha abasilamu mbona ahangaha bagera muri batatu bane. Ahangaha rwose ni abagabo bashobora kuba baratembereye imaka inshuro irenze imwe ahubwo, kandi noneho bashobora kuba ari abantu bafite ijambo mu idini ya Isilamu. Ariko hariya muri Goma. Yego. Ubwo reka twumve iki kiganiro. Reka twumve. Ni umwe muri aba ngaba bakoranye inama na Kisekedi. Birumvikana na Kabila si Kisekedi. Eko se Kisekedi aje ati na Kabila. Ngo Kabila naho kajya. Ni umwe muri aba bakoranye inama na Kabila. L'ancien président de la République nous a appelé pour ati icyo mwamenya ni uko wahoze ari perezida wa Repubulika Karabuga Kabila yari yadutumiye ngo tuganire. exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays.
ati yayaduhamagaye rero atuhagarije urumva ko uyu babajije kugira ngo muri make yasobanuraga ko uwahoze ari perezida wa repubulika yego iharanira demokarasi ya kongo yari yabatumiye ngo baganire bagaragariza ko afite icyifuzo cy'uko yumva amahoro yagaruka mu gace k'uburasirazuba bwa kongo ndetse no mu gihugu hose twumve la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi le vivre ensemble. Ati icyifuzo cye ni uko amahoro agaruka, ni uko ubumwe bw'abaturage bw'abakongomani bugaruka, noneho abantu bakabana mu mahoro. Ati rero muri make ibyo nibyo byari bikubiye mu butumwa bwe. Ati umunyamakuru yamubajije ati mwebwe n'iki mwamuhaye nk'igitekerezo n'icyifuzo ko cyakurikizwa. Ati rero twebwe nk'abanyamadini nk'abantu mu matorero twabivuze twamubwiye ko twebwe dushobora kuba nk'abasifuzi. Yego. Il a bâti un travail dans l'union. Il a tout fait pour réunir ce pays. Et ce même état-là est tout encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ati rero tuzakora nk'abasifuzi kugira ngo amahoro agaruke, ariko urabona yakoze imyaka 18 ayobora iki gihugu, yakoze akazi gakomeye, igihugu cyari kimwe, cyari cyunze ubumwe igihugu cyose. Ikintu yakoze gikomeye kandi niyo mpano yo kuba igihugu yagitoza kuba kimwe aracyayifite. Ati twebwe rero nk'abanyamadini nta kindi dusaba, turasaba amahoro, nta kindi, ni amahoro twifuza ko agaruka. Ndabona ikiganiro gikomeje mu rurimi rw'Igiswahili, ariko bisa na bya bindi wumva umunyamakuru wamubajije ati mu Giswahili ati mwebwe ko mwaje n'iki cyabazanye ahangaha. Undi ati twaje kwitabira ubutumire bw'uwahoze ari perezida wa repubulika. Ati yadutumiye kubera impamvu z'ibibazo, intambara bibuza igihugu cyacu amahoro. Malalamiko ambayo wananchi wanakuwa nao kuhusu mgogoro ambayo inaangamiza sana hii sehemu ya mashariki ya nchi yetu. Rero atubwira ko yaje kugira ngo yumve abantu ibitekerezo byabo ku kijyanye n'ikibazo cy'intambara, umutekano muke bangamiye igihugu cyacu, aka gace k'uburasirazuba. Tunapendekeza kwamba ile rais wa zamani
akipigana vita kufanya kazi kubwa ambayo tunaitisha wote muda wa miaka 18. Hiyo heshima. Ese mwe muramushyigikiye ati yego turamushyigikiye nk'umuntu wayoboye imyaka 18. Hiyo ujuzi, hiyo moyo ambayo alitumikisha ili amani irudi, afanye yake yote ili amani na umoja wa nchi katika Republika. Ati rero uwo mutima, ubwo bwenge, ubwo bumenyi yakoresheje kugira ngo igihugu kigire amahoro, kigire ubumwe, yongera bukoreshe kugira ngo igihugu kigire umutekano, kigire amahoro, kigire ubumwe. Ibyo ngibyo Mushakamba. Yabona ibyo, uwo yari umwe mu batumiwe. Yego. Niba ari abatumiwe baganiriye na perezida. Ndabareye ko bita perezida. Nta kosa ririmo kuko yabaye perezida. Umuntu wabaye perezida banaganiye na perezida Kabila hariya i Goma. Kuri atitire ya perezida iyo yakugezeho rwose uhora uri perezida. Nibyo rero uriya munyamadini avuze. Niba ari padiri, niba ari pasiteri, niba ari revera cyangwa undi wundi. Ikiriho ni uko ari umwe mu bari kumwe na Joseph Kabila. Yego. Ntabwo dutinda kuri ibyo kuko amakuru yamenyekanye, amafoto arahari, byose barabibona. Yego. Ariko reka twigire ku nkuru yabaye indi nkuru kubera ibiyirimo. Yego. Inkuru ivuga ko u Rwanda ruri mu bihugu byafatiye byamaganye ubutegetsi bwa mama 23 muri Kivu zombi. Yego. Ni ibihugu 12, ni inama yabaye ejo i Kampala muri Uganda. Yego. Ya nama niba ngira twayivuzeho kenshi ubwo Neva perezida w'u Burundi ajya gusura Kisekedi. Yego. Ni inama ishinzwe kugenzura ibijyanye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni inama iri mu bihugu bigize kano karere. Yego. Abantu bose batunguwe bati ku cy'u Rwanda rwabyamaganye. Ni inama noneho u Rwanda rwe ruhagarariwemo na retired General James Kabarebe. Yego. Abantu bati bite, ibi ni ibiki, bimeze bite? Byabatunguye cyane abakunda mama 23 bazi neza ko u Rwanda rushyigikiye mama 23 bati se u Rwanda rwaba noneho rugiye kwihinduka mama 23. Yego. Iyi ni inkuru rero navuga ngo ishyushya politike. Mushakamba igihe numva u Rwanda n'uburenganzira bwarwo gufata icyemezo igihugu gifite ubusugire bwacyo, ubwigenge bwacyo. Rero ntawe byari bikwiye gutangaza. Kubera iki bibatangaza? Bamwe bari kubifata nk'aho u Rwanda rwihindutse mama 23 rutakishyigikiye. Rwihindutse se rwagize rute? Ngo rwayamaganye. Kuyamagana nta kibazo, n'umuntu ayamagana umuhungu we cyangwa iki. Mama 23 ni abakongomani. U Rwanda ni u Rwanda. Sinumva rero uburyo abantu bakwiye kwikanga cyane mu Rwanda rwamaganye 23. Nta n'ikibazo mbibonamo. Ngewe ndabibonamo ibintu si ikibazo. Yego. Ariko ndabibonamo ibintu bibiri. Ni ibintu bisanzwe. Iyo ubona umuntu mudahuje ibitekerezo ushobora kunamagana. Yego. Njye icyo mbibonamo rero mu rwego rwo kubisesengura. Yego.
ubundi imwe mu mbanziriza repubulika nshya yego cyangwa ivuka ry'igihugu gishya ni ugushyiraho ubuyobozi yego bwamara igihe bukaba ubuyobozi buhamye. yego Kinshasa muri iyi nama bimwe mu byo bavuga nubwo ngewe mbyita kureba ibitabareba kuko biriya ni ibya Kongo nabo bahanganye, yego kuko ibi bihugu birikikije Kongo ntibishinzwe kumenyekana ku kandi by'intambara, ahubwo bikwiye gusaba ibihugu byombi, impande zombi zihanganye kumvikana. yego M23 rero gushyiraho inzego z'ubutegetsi ni uguteguza Kongo ko ubutegetsi bwa Kinshasa ko nibutinda kwemera kugarura umutuzo cyangwa kumvikana n'ababambuye ibice, yego bizarangira abaturage barakiriye ubutegetsi bushya kurusha ubutegetsi bwari busanzwe bwo mu buhungiro bwahunze cyane ko bunabakorera neza. yego noneho bikazanarangira hantu biboroheye kuko bazaba bamaze kubaka ubutegetsi bukomeye busabana n'abaturage, buri kimwe cyose bagifite kontrole ya buri kimwe cyose ku muturage mu bice bakontorora bagenzura bagifite. Ibyo byazabafasha mu minsi iri imbere kuzabona leta, kuba bashyirwa bati noneho ntabwo tukiri inyeshyamba zifite ubuyobozi mu bice tugenzura, ubu noneho turi leta, twisira izina, tubaye repubulika iyi n'iyi. yego rero mu rwego nta gihugu mu mategeko mpuzamahanga kigomba gushyigikira ihirikwa ry'ubutegetsi bw'ikindi gihugu, nta n'igihugu kigomba gushyigikira ko hagira ubundi butegetsi bujyaho busimbura buriho. yego ariko igihugu cyemerewe gushyigikira abarwanira uburenganzira bwabo. yego ariho rero haziramo ko u Rwanda rushyigikiye cyangwa rwumva icyo M23 irwanira, ariko ntirwumve icyo M23 ikora cyo gushyiraho ubuyobozi, kuko M23 yo irateganya ibintu bibiri. kuba Kongo izemera bakaganira bagakemura ibibazo biciye mu biganiro, cyangwa kuba Kongo babona biri kurambirana bakabona kugera Kinshasa biri kubavuna bagahitamo gukora igihugu. ni nako ngira ngo ya nkuru twavuze ejo yavugaga. yego ibyo rero ntibivuze ko umunsi bemeje igihugu yego hatagira ibihugu bibashyigikira, bitewe n'uko bibashyigikiye bizabashyigikira kuko ingingo iyo kumvikana binyuze mu mahoro yanze. Niba yanze bazagabana icyo gihugu, buri wese afata n'undi afata he. yego ariko u Rwanda byo ntirwajya hariya, rujya hariya mu nama mpuzamahanga n'izindi rukemeza ko rushyigikiye ibyo M23 irwanira, ariko ntabwo rwashyigikira kuba hashyizweho ubuyobozi cyangwa ubutegetsi, kubera ko ubutegetsi ni ikindi kintu. Ni nk'uko nanone u Rwanda rutashyigikira M23 mu gukora ibibi, kuko gushyiraho ubuyobozi bihabanye n'amategeko. nubwo no kurwanya gufata intwaro nabyo bihabanye n'amategeko, gusa byose biri muri gahunda yo kwirwanaho kuko leta yanze kubaha uburenganzira. rero kuri ngewe ntacyo M23 yakoze kibi, kuko barindwi no kuvuga ngo ubuyobozi bumaze imyaka myinshi. uribuka hashize hafi imyaka 2 Bunagana hashyizweho abayobozi, ariko Mushakamba niba yarahafashe ntabwo abaturage babaho gutyo batiyobora cyane rwose. ko hakwiye kubaho abantu babayobora, babafasha, babakemurira ibibazo, cyane ko kiriya gihugu ni igihugu kimaze igihe mu bibazo bikomeye, gifite n'ubuyobozi bujegajega wabonaga budakorera umuturage. yego umuturage rero akwiriye kwitabwaho. icyo mbona wenda nta ruhande ndi buhagararemo, ndahagarara hagati. kwamagana ubuyobozi bwa AFCM 23 ni uburenganzira bw'igihugu icyo ari cyo cyose, kuko igihugu kiba gifite ukuntu kibona ibintu. nanone nongere ndebe ku rundi ruhande AFCM 23
kurwanira uburenganzira bwayo nayo ni uburenganzira bwayo. Kuko iyo ubona umuntu bamurya amahanga agaceceka, ukabona umuntu bamutwikira amahanga agaceceka, ukabona umuntu bamwirukaniye aho bagufashije bagusubiza iwawe, bagufashe uture wongere utere imbere, bakagushyira ahantu bagushyize mu nkambi, bagushyize muri shitingi, wari woroye mushakamba, warahingaga ukeza, waracuruzaga ukunguka, ufite uburenganzira bwo kuryama ugasinzira, utabangamiye abandi, mushakamba aho ngaho AFCM 23 ndayishyigikira, kuko ni uburenganzira bwayo, ikwiye guharanira uburenganzira bwayo cyane ko isi iba yayitereranye. Nagaruka no ku ruhande rw'u Rwanda, ni uburenganzira bw'u Rwanda gufata icyemezo bukurikije uko rwumviriye. Yego rero ese mushakana byari kuba ikibazo wenda yaba bavuga ngo u Rwanda nirwo rwamaganye AFCM 23 rwonyine, ibindi bihugu byari bihari biraceceka birifata cyangwa se bifata undi mwanzuro unyuranye n'uwo. Noneho umuntu akaza kwibaza se ko u Rwanda rwonyine arirwo rwafashe uyu mwanzuro abandi batawufashe, bafashe uhabanye nawe. None kubera iki babona ko u Rwanda rutakagombye kubyumva nk'ibindi bihugu? Urumva ko ari ikibazo ahubwo ku bantu barimo batangara icyo cyemezo. Ndabona ikibazo kiri kubatangarira icyo cyemezo kurusha ko ikibazo cyaba icyemezo u Rwanda rwafashe. Ngenda nibaza ikindi kintu. Ese mu gufata iki cyemezo bagiriye inama Kayikwamba ko rero ruhagarariye Kongo, bamugiriye inama bati buriya butegetsi nubwo tubwamaganye ntitubukuyeho, nubwo turi bufate imyanzuro ngo buveho n'ubundi ntibuvaho, nk'uko n'ubundi imyanzuro yafashwe ngo bave aho bari banahagarika imirwano ariko ntibikorwe. Bamugiriye inama bati ubu butegetsi bushobora kuzarusha ijambo ubwanyu kandi bukaba bwanaganza ubwanyu ku rwego rw'igihugu, tukisanga ubutegetsi bwanyu bubaye baringa ubwama 23 bukaba ubutegetsi buhamye. Niyo bataramugiye ikindi umuntu yakwibaza mushakamba nibivuga ngo kubwamagana kubukuraho buravanwaho nani? Sadek yarananiye, bo baravuga bagashyira mu bikorwa, bakandika bagasinya, ariko ntibashyira mu bikorwa. Bishyirwa mu bikorwa na nyiri umupfu niwe ugomba guherera hanuka. Byamunaniye ubwo nyine agomba gusimburwa n'ubwo butegetsi. Ubutegetsi buzapezanya, buzahangana, uburushije ubundi imbaraga buyobora ubundi. Cyane ko n'ibihangange byatangiye kubwisungana na Moise Katumbi, biravugwa ko ari buze kuza. Mushakamba ngo ari mu nzi, ugira ngo ubwo Kinshasa ntirangiye, Kinshasa iratembagaraga. Amwe mu maboko akomeye ya Kongo atangiye kwiyizira igoma. Kinshasa iratembagaraho bikera. Ubwo rero sinzi niba basigarana amaboko, basigarana yanzo bifite ibirenge by'ibumba. Kinshasa iratembagaraho bikera rwose. Yego. Ikindi nari kuvugaho, ubundi ibintu byaba ikibazo umunsi hari ikintu bagomba kumenya wenda bamwe batajya basobanukirwa. U Rwanda rushyigikiye icyo M23 irwanira. Noneho bigahura n'imbogamizi cyangwa n'ikibazo M23 u Rwanda rwayo rufite bwo kuba abarwanya M23 bahanganye na M23 bashyigikiwe na leta ya Kinshasa barashakaga kurasa mu Rwanda, banafite umugambi wo gutera u Rwanda. Uyu munsi u Rwanda runejejwe no kuba M23 yaramaze kubohoza ibice byose bihana imbibi n'u Rwanda.
kandi ikaba ari umuturanyi mwiza. Akaba ari umuturanyi mwiza unafite imbaraga. Yego. Ubu uyu munsi u Rwanda ntabwo rukiri kuri pressure nk'iyo rwaho. Ntayo rwose. Kubera ko ntawe uzahagarara Uvira ngo arase mu Rwanda. Nta n'uzahagarara Butembo Warikare n'ahandi ngo arase mu Rwanda. Bizamusaba kubanza gukura intare za Sarambwe mu nzira. Yego. Kandi ntibabishobora. Yego. Ubwo rero u Rwanda ibitarubangamira ntabwo u Rwanda rushobora kubyivangamo, cyakoza rugomba kuguma ku ntego yayo yo gushyigikira birwanaho, kubera ko ruzi impamvu abo bantu birwanaho. Ariyo mpamvu utazabona u Rwanda rubuza umuntu, yewe na Uganda nuko. U Rwanda na Uganda ntibizabuza umuntu kwambuka umupaka ngo ajye mu bice bigenzurwa na M23. Na gatatu nako M23. Nta nubwo u Rwanda na Uganda bizaba nk'Uburundi ngo bibuze umuntu ufite passport iteyemo kashi ya FC M23 ngo bimubuze kwinjira mu gihugu cyabo cyangwa kunyuramo ajya mu bindi bikorwa. Kubera ko bo baha agaciro amategeko mpuzamahanga, kandi bakanaha agaciro umuntu uri kwirwanaho. Bisobanuye ngo Kinshasa niyumva inama igirwa kurusha kuba yakwishimira ngo banditse basinya ko bamaganye ibi n'ibi, kuko kubyamagana ni kimwe no kubishyira mu bikorwa n'ikindi. Ndumva twakwikomereza. Dukomeze mushakana. Undebere video za wa mu generali Urinda Gisekedi. Video za wa mu generali Urinda Gisekedi. Magana Kabila ndiko yavugaga. Uyu mu generali rero Bwana Sentama, mu gihe ushaka video ze. Yego. Uyu ukirimo gushaka video ze hari ikintu nshaka kumuvugaho. Yego. Ikintu ngiye muvugaho ni kimwe. Uyu mu generali afite ikibazo gikomeye. Kubera ko Kabila yaravuze ategura w'ibyo kuvuga ntiyahise amusubiza. Yego. Na Kisekedi atinya kuvuga. Ahubwo arangije ategura ibintu by'amadefire, kwigaragaza, abasirikare barinda Gisekedi. Ntibari kuza kurwana ngo bafate Kabila bamute muri yombi, ahubwo barajya ku karubanda bakavuga amagambo sararwana. Ubwo niyo ndara babonye babereye niyo bazi gukoresha abantu b'abasirikare, niyo bazi gukoresha. None se ko ibindi byabananiye wagira ariko nibyo gusa nge defire bazanye BM barazibambura, bazanye Sukhoi, bazanye Mirage, barabimanura. Shakamba nta kintu batazanye. Bazanye ibifaro bya Nyara, bazanye Muzungu, bazanye Romeo ngira ngo uramwibuka, bazana Blackwater, bazana nde, byose byarananiranye. barwanye n'intambara y'amarira biranga, nabyo biranga. Bazenguruka amahanga basakuza, byose birananirana. Rero reka bakora umuntu. ariko buriya nuko ari Kabila waje bari bamaze no kwibagirwa Goma. Umvaga ngo Goma na Bukamba barahetse. Yego. Ngo barangiza ngo bakazihagararira kuri bani gusa iyo barinda. Niba bazabishobora. Ariko bariya bari barahetse ngo ntacyo abatwaye. Byiza cyane. Niba video hariyo wagezeho ni video zigera muri 4. Generale namugezeho. Duhere ku ya mbere tusemura yakoresheje igifaransa kiva iringara rivanze n'igifaransa gike. Yego. Generale ndabona video ifite umunota n'amasegonda 45. Hari ifite umunota. Hari ifite iminota 4 n'amasegonda 7. Akaba ifite iminota 2 n'amasegonda 36. Yego. Noneho hagaheruka ifite iminota 3 n'amasegonda 24.
reka twumve. uyu mujenerali ngo yitwa Major General Ephraim Kabikiriza. Reka tumwumve. Nyitotomba. Yego. Tumwumve, tumugezeho, reka mutwumve. Nafunguka. Yego. Ati ivanguramuko mu gihugu cyacu iba yamaganye nta mwanya afite. Ati buriya reka ndeke kuvuga ivanguramoko. Ati reka umbajije komanda umwe aha ngaha, ntamubaza akatubwira ku buyobozi bw'ingabo bw'ahahise muri cya gihe, igihe avuga urumva cya Kabila, igihe cya Kabila. Ati dufashe komandema ni ubuyobozi bw'ingabo bwa kiriya gihe cyahise, tukabugereranya noneho tugereranye na komandema y'ubu ngubu. Yabajije abasirikare bari ahantu mu kibuga. Ati koroneri Yuziriko mureba n'ubunararibonye bwe. Ati ukuntu ntabwo yarafashwe neza, ati nta nubwo bashobora kurenga ekwateri. Atari ku bungu barahari nziyi. Ati murareba kubaha royote, kubaha abakuru uko bihemba. Ati rero komeza wubahe, bareke basakuze, bakomeze bavuga inyuma yawe. Rero murabyumva ni amagambo, murumva ko umunyapolitiki aguma ari umunyapolitiki. Ati dufite ibintu byinshi tuzavuga, ati nta nubwo tuzavuga bicyanga. Ati agomba guhagarika kohereza za mesaje zireba umutekano w'igihugu cyacu. Abyumvise? Ijambo ririmo amahane agaragaza guhahamuka. Harimo aravuga Kabila. Iziya mesaje yohereza akwiye kuzihagarika zireba umutekano w'igihugu cyacu. Yabahamuye neza neza. Atujye kwikurikiyeho, ariko uyu mugabo aravuga mushakamba. Agomba kuvuga kuko ni ukwigura bitabaye bagira ngo acometse ahantu ku mashanyarazi. Atavuze cyane Kisekedi yamufunga. Ibi ngibi urabyibuka bikoresha nuza uyu yagize minisitiri. Ati numvise ngo bavuga ibibazo bijyanye na mbonezamubano.
Et là, quand même, il y a comparé le gâté. Ils sont hors, pour la note de l'extinagère. C'est cela qui soit à toi. atese twebwe n'ubu turavuga ibijyanye n'imibereho imibereho mbonezamubano ibintu nk'ibyo ati twebwe imite irinda umukuru w'igihugu umutwe urinda umukuru w'igihugu tuvurirwa he ati tuvurirwa muri za dispensaire ntoya dutoya duciriritse twanga ati abana bacu bazapfa bashobora gupfa mu gihe abasirikare bacu baramuka bavuze ubuvuzi aha bari ni muri Kancaci yego mu kigo cya aha bari ni muri Kancaci byutse abatwumva Kancaci ni ikigo cya gisirikare kibamo abangaba nk'uko bavuga ngo kanje kibamo ingabo umutwe urinda umukuru w'igihugu yego aha rero aravuze ati Perezida Tshisekedi akimara gutora iminsi 3 yinjiye ahangaha muri Kancaci ati yaradusuye ubwo bahita bahindura kamera bakareba inzu amazu ibikorwa birumvikana komandana bicho alipoto aliingia bomba na tatu na mazala masoda presa kontina sana akuti bakwamina bicho amene osor ati yarinjiye komanda wacu ashaka kumuhisha iryo banga ariko arinjira ajyamo asanga imiryango yacu iryamye hasi ku butaka irakumbagaye nabo babana n'imiryango mu kigo ati rero niho haturutse ibi bitaro mureba byubatswe ahangaha ubwo arimo araririmba Tshisekedi ko yabubakiye ibitaro ati tujye twigisha aba basirikare bato baje vuba bajye bamenya twebwe aho twanyuze ibyo twanyuzemo aho twaturutse ati uyu munsi ibitaro binini by'umujyi ati uyu munsi ibitaro binini byo muri uyu mujyi bisigaye aravuga ngo bakora transfer ni kuvuga kwa kundi ibitaro bishobora kuvura umurwayi byabona arenze ubushobozi bwabyo bikamwohereza ahisumbuye aragaragaza rero ko ibi bitaro byubatswe muri Kancaci ku bwa Tshisekedi ngo ibindi bitaro bya hariya muri buriya mujyi wa Kinshasa ngo bihohereza abarwayi bihataransifera abarwayi ni ukuvuga abarwayi babananiye bagomba kubohereza ahisumbuyeho babohereza muri ibi bitaro yego reka dukomeze ati nta n'impamvu yo gutinya
yasubira inyuma mushakanga bagira ngo igera aba yarigeze yego ntaho ahangaha mushakamba aragaragaza ko abagore b'abasirikare ngo aribo bari bamaze nabi abana babo batiga bari n'umudepite ngo wabiciyemo umugani atetse ubu ngubu abo bagore mwabonaga bacyababona bameze batyo mushakamba avuga ko abagore babo aribo bacuruzaga turatuntu bacuruza tw'udukaro atese ubu muracyababona bikoreye amabase bameze batyo bagize bate mu mihanda ati ubu ngubu byarahindutse mbese aragaragaza ko bwa Kisekedi byahindutse ati abagore b'abasirikare ntabwo bakiri muri ubwo buzima ati dore ubu ngubu basigaye bafite za iPhone ushakamba gutunga iPhone muri Congo igitangazo gikomeye babagezaho batunga iPhone ndababaza mwebwe ati buriya ndababaza kuko numvise avuga ngo azabafasha mu bijyanye na sosiyale n'ubuzima ibintu nk'ibyo ati kubera tugiye n'ideni hari ideni hano yita ngo ni ideni rishingiye ku itegeko nshinga ngo mbere yuko agenda ngo tugiye n'ideni atese ni amezi angahe twamaze y'ibirarane twari dufiteho ibirarane mbere y'uko agenda ushaka bagira ngo abagabo si bamwe bajya bataka inzara niyo mpamvu ririya jambo ari ryabashimira mwiriro buriya nyine cyangwa ari igenderebatse reka twumve kandi rero ati
ugiye no kubara ukabara nk'ibyo birarane byacu ati amafaranga twari tuzi yajya. Ati murasubije kuko mubizi namwe. Ati muravuze ngo ayo mafaranga yajya adahe? Ati igihe ntacyo mvuze. Ati abasirikare baza agahimbazwa mu kikabo kajyaga. Ishakamba barimo baramusubiriza rimwe. Sinzi aho bavuga ayo mafaranga yajyaga ariko urumva ni nk'aho bakabuze ko yanyerezaga. Birumvikana. Ati abakora abategura za fonctionnement amafaranga yo gukoresha simbije ntabwo njya mu bya politiki. Ariko uyu munsi wa none ati kuva beto ni Tshisekedi kuva beto ageze ahangaha ati niba yarakubye gatatu niba yarakubye kangahe ati sinzi murabizi inshuro yakubye. Bahagarike ibinyoma barekeraho ibinyoma. Irarangiye nayo nayo irarangiye. Yego kugira ngo bakumva ikurikiyeho. Yego arya senye. Yego tugiye kwifite iminota 2 n'amasegonda 36. Umusirikare rero yego ateye ikirenge mu cyamuya na Jean Pierre Bemba niwe bazengurukishije igihugu cyose. Yego ngo agende yamagana u Rwanda atuka u Rwanda nasushishikariza abantu kujya mu gisirikare ariko bikaba iby'ubusa. Yego uribuka na arimo araseka ati yaravuze ahangaha ngo nibo batoje abasirikare ahangaha. Formation d'attaque d'instruction depuis 2003 kina 2018 ati aroboko corona tal ati inshuti zanjye muri aha ngaha ati umuntu wahawe instruction ariyo bavuze instruction ni amahugurwa ni kwitoza kuriya abasirikare bajya mu mahugurwa kwigishwa kwitoza. Noneho aravuga ati ahangaha yavuze ko yahuguye abasirikare, yavuze ko yatoje abasirikare. Sizanjye umuntu watojwe ati yavuze kuva 2003 ngira ngo ati kuza ukagenda ukagera 2019 agenda. Umuntu watojwe muri icyo gihe azamura akaboko turebe. Mushakamba ari nk'aho ashaka guhinyuza ngo agaragaze ko Kabila nta ngabo yatoje iri muri buriya.
wese yatojwe nande ko atinjiye rero bibaye ari byo aba basirikare baba ari abejo bundi ni abazarendo ibyo baba ari wazarendo kuko ntibishoboka ko Tshisekedi yaba ari wazarendo nawe ubwe ntiyaba ari uw'ejo bundi kubera ko yego ntabwo mu myaka 6 yabahawe generali nyine z'umuntu umuntu watojwe nyuma ya 2019 Tshisekedi ahageze akaba ari bwo y'igisirikare yababaye generali niyo mpamvu byose ari ibinyoma yababaye koloneli yababaye kapiteni yababaye majoro yababaye liyetona yababaye liyetona yabawe na birashoboka cyangwa na kapiteni kereka ko kabete yahindi bakora umwaka umwe ugasohoka wayibonye noneho muri iyi myaka Tshisekedi amaze akaba yaramuzamuye yakuzamuye kugejeje kure wa buri kapiteni ariko ngira ngo nta muntu wabona Tshisekedi yambitse majoro ntawe ushobora kubona ntawe rwose ntawe ushoboka akabije wenda yaba afite liyetona yego akabije na kapiteni birashoboka kapiteni ni hake nabyo biragoye kubera ko ahenshi mu gisirikare liyetona urimaraho imyaka 2 na liyetona ukarimaraho imyaka 2 ikaba imyaka 4 ukabona kuba kapiteni ubwo nyuma y'imyaka 4 ushobora kuba kapiteni ni nyuma y'imyaka 5 biterwa n'imyaka igenwa ariko nanone hari igihe ufata amakosi adasanzwe bikaba ngombwa ko bakuzamura nko mu mwaka umwe ariko abo ni bake cyane ni bake cyane rero dushyizemo ni bake cyane ntabwo ushobora kuvuga ngo aba basirikare bari aha ngaha muri iki kibuga urimo ureba muri iyi videwo bari aha kacaci ni abasirikare bo kubwinjiye ku bwa Tshisekedi no kuva intambara yatangira nta mapeti twabonye bazamuka dukomeze yego no nalingi mtu akiponato na rese ya Joseph Kabila akero wote corona tala ati genda shaka umuntu wabonye formation mu gihe cya Joseph Kabila azamura akaboko ushakamba uyu musirikare arabeshya ni ibinyoma gusa uyu musirikare arabeshya ushobora kumbwira ko muri aba bantu buzi iki kibuga nta barimo bo ku bwa Kabila harimo abo ku bwa Tshisekedi ahubwo uko byagenda kose muri abo basirikare 3 bya 4 nabo cyangwa 2 bya 3 nabo kwa Kabila reka twumve atesariye reka noneho nabagiye kwivuga reka twumve ati jewe nahawe formation na muzero rageze Kabila ati ndavuga ahangaha n'abinjiye nyuma ati iki gisirikare mureba cyavuye he twavuye ni akavuga ngo bavuye amahara 2 aravuga mozayike ni ikintu cy'amabara menshi aha rero aravuga ko bo iki gisirikare aba basirikare beba ahangaha muri izi video ari abasirikare b'amahara 2 baturutse mu bice byinshi ati harimo abahoze ari faze ni forces armées zairoise mu mbuto harimo aba ex-faze yego
ati ni bariya bakora kuri za blende, ni abasaza ba kera, ni abasaza ba kera. Aba bose ni abantu ba kera, ni abantu ba kera. Ati turi amahara kubiri ya brigade ya 10. Ati Banamura bari hehe? Ngabariya. Ati abo ngabo ni abantu batojwe na Muzero Rande Zire Kabila. Ati turi brigade ya 15 n'iya 16. Abo bose ni abatojwe na Muzero Rande Zire Kabila. Ati twebwe turi aba officier batojwe n'Abanyakoreya. Ku bwande Inite nini yinjiye muri garde républicaine mu ngabo, umutwe urinda umukuru w'igihugu. Mu gihe cyacu ntayo. Atese yadutoje ryari? Reka twumve iya nyuma. Ati amakuru ubu ngubu arimo araca kuri televiziyo. Turimo kuyakurikirana koko. Ati za disikuru z'iburyo n'ibumoso. Ati twebwe ntabwo dukora politiki. Bisubiyemo neza, twebwe ntabwo politiki tureba, ntitwivanga muri politiki. Ati rero iyo wibeshye ukinjira muri parisere y'inshingano zacu, ati turakwamagana. Ati urwego waba uriho rwose rwa politiki. Ati kuko uba ushaka uburyo bwo kugura intwaro z'abasirikare bacu, tuzakuvuga. Ati buriya butumwa twakurikiye, buriya twumvise muri disikuru y'abandi bantu. Ni perezida w'icyubahiro Rwanda Zire Joseph Kabila Kabange washatse gufatira intwaro z'abasirikare.
ati turabyemera twabanye nawe ati twabanye nawe turamukorera tumucungira umutekano mu buryo yagiye mu buryo yasezeye twebwe twujuje ubutumwa bwacu baramubwiye ngo urabeho ati kandi noneho kumurinda ibyo twakoze twabikoze mu buryo bwa kinyamwuga yarangije igihe cyo gukora akazi ati rero igihe cye cyo kuyobora cyaratambutse kirarangira uyu munsi dufite undi perezida ati rero uwo nguwo mushya twasinyanye kontra nshya ati imana yaradufashije imana data yaradufashije imyaka igera muri 5 yarangiye nta kibazo atugarurira icyizere atuzamo icyizere ati umunsi turi hamwe nawe ati tuzakomeza kugeza ku mpera ya manda ye ati kandi ndabivuze bizashyika ati ndisubiyemo kandi mbije uwo ari we wese tuzamugeza ku mpera ya manda ye noneho narangiza manda ye n'undi uzaza uwo ari we wese niyo jyewe ntaba mpari abanyingirije abangaba bamureba bashobora kuzaba bahari bazasinya kontaro nawe muzakomeza kugera ku mpera ati twebwe turi garde republicaine ati ntabwo tureba politike twebwe ati ahubwo twebwe turimo turubahiriza ibiri muri itegeko nshinga aribyo byaduhaye ubutumwa birarangiye mushakamba bwana Sentama yego hari aho yavuze wenda ntabwo habonetse muri iyi videwo avuga ko Kabila ibyo yakoze ari ukugambanira igihugu akwiye gukatirwa urwo gupfa akwiye kwicwa yego ariko ukurikije amahane amakare ari kuvugana yego yategetswe yashyizweho igitutu ikindi kuvuga ngo ntiyinjira muri politiki ari kuvuga kuri politiki deja yamaze kwinjiramo ni ukwigura yari akwiye kwicecekera iyo aba adashaka kwinjira muri politiki igisirikare cyabo kitinjira muri politiki arimo arigura ari kwigura rwose ikindi bakubitwa buri munsi yego abasirikare bo muri jeri bafunzwe bakubitiwe igoma barahari bishatse kuvuga ngo nta mbaraga bafite naho kwihakana ko batigeze baforumwa na Kabila yaba Kabila Joseph na Kabila Pere bose ni bamwe
na Desire bose ni bamwe, ahubwo ikibazo bafite ni kimwe ryapfunwe twavuze nimugoroba muri cya kiganiro tuti bafite ipfunwe ryo kuvuga yo kuba bashingira ku mahame ya muzehe Kabila. Noneho umuhungu wa Kabila akaba yabihindutse kuko bari kwanduza amahame ya muzehe Kabila. Ati cyo niryo pfunwe bafite rikomeye cyane. Nanone ikindi uyu mugabo aravuga ibingibi, Laurent Desire Kabila avuga wamuforumye yamusigiye iranka. Niba aramusigiye iranka rikomeye ni Liyetona cyangwa se Suriyetona. None Kisekedi yamuhaye kapiteni, amuha majoro, amuha ushobora gusanga nta na rimwe yamuhaye. Ushobora gusanga nta na rimwe muyo yambaye yamuhaye. Yego, ushobora gusanga nta na rimwe Kisekedi yamuhaye cyane rwose. Cyangwa yaramuhaye Major General ariko Brigadier General yararihawe na Joseph Kabila. Ntabwo niba formation ya mbere yarayifatiye ku bwa Laurent Desire Kabila, hari andi masomo yagiye afata kugira azamurwe mu ntera. Ayo masomo yose yafashe ku bwa Kabila. Ntabwo wavuga ngo umuntu yayoboye imyaka 18 ntiyagira umusirikare foruma. Ibyo byo ntibishoboka. Ni ikigaragaza ko ari ibinyoma, ahubwo nibemere bahangane na Kabila. Bareke kuzana ni bya bindi yavuye nta itayigera ihembe. Abona Kabila yavuye ku butegetsi ati reka noneho nguyu ni ijambo rimwe, ni bya zina ry'ikinyarwanda ngo ni hejuru w'imi. Yego. Ngenda bibonamo rero kimwe mu bintu by'ingenzi. Yego. Barabona uburyo bakubiswe na mama 23. Yego. Irimo no kubakubita bakavuga ati noneho Kabila ubwaje turashize. Ntibatabaze barira, ahubwo bagatabaza batuka Kabila. Nuko nguko mbibona kandi ni nako byigaragaza. Yego. Naho Kabila we yaje kubabera iko mu kirenge. Yego. Cyangwa agasonga mu mutima. Reka ntabwo ari arenzi. Naba byoroheje. Iyo se kuri handura mu kirenge ugakomeza. Sinzi icyo ari cyo, ahubwo ushaka ikindi kintu kirenzeho ko ubuziho waba ugabanyije imbaraga ziri hariya kuba zitangiye kwigaragaza. Reka tubihange amaso cyane ko Kabila azanye ibikorwa. Yego. Yaba ibya politike n'ibya gisirikare twagiye tubivuga. Yego. Rero ni bawote nibo bawucanye. Barawota. Ndumva twagana ku musozo. Yego, reka tugane ku musozo mushakamba. Wakoze cyane bwana Sentama. Urakoze nawe. Turabashimiye bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro. Turabibutsa kandi gukanda subscribe ikandwa rimwe riziri rya kabiri. Ikiza cyo kuyikanda nuko iyo wayikanze amakuru arakwizanira utarinze ujya kuyashaka. Ubona ubutumwa buri gihe iyo amakuru asohotse bukumenyesha ko amakuru ahageze. Mukande nanone like, mukande share, ndetse munatwandikire mubinyujije muri comments, dushyikirize ibitekerezo byanyu, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo, kuko bidufasha kurushaho kunoza ibyo dukora. Umugoroba mwiza rero, mwari kumwe na Sentama.